turabasuhuje bakunzi b'urubuga Rwanda on Heart. Tugiye kubagezaho amakuru abenshi baribazaga ese bigenda bite iyo umuntu yaguze cash power y'ikigo cy'igihugu cy'ingufu REG, kuko mujye mwishyura amafaranga 56,000 abandi bakababwira ko tugiye kuyigukopa uzayishyura ukoresheje umuriro. Ariko noneho ikigo cy'ingufu REG hari amakuru cyasohoye kivuga ngo waruzi ko cash power atari umutungo w'umuntu ku giti cye. Abenshi bajya bibaza ese niba nayiguze nayishyuye kandi rimwe na rimwe n'amayinite cyangwa se umuriro nguze bakajya bawukata akajya kuri iyo cash power, ubwo si yanjye igihe nakwimuka sinayimukana nkayivana ku nzu yanjye nkayijyana ahandi? Ese igihe upfuye ikomeza kwandikwa kuri nde? Ngaho nimwiyumvire. Cash power ntabwo ari umutungo w'umuntu ku giti cye. Cash power ni igikoresho bwite cya sosiyete y'u Rwanda ishinzwe ingufu REG. Mu gihe inzu isenywe cyangwa se ukaba ugiye kwimuka, usabwa kwegera ishami rya REG rikwegereye bagakuraho cash power, bakakubarura ko uyisubije. Wageraho wimukiye ukongera ugasaba gusubizwa cash power. Iyo ugurishije inzu iriho cash power, ntabwo iyo cash power uyikuraho. Waguze inzu yegera ishami rya REG bakamufasha kwibaruza kuri mubazi yasanze ku nyubako yaguze. Uti kubera iki? Cash power iba ihujwe n'ikibanza bayitanzemo UPI. Iyo rero uyikuye hamwe ukayijyana ahandi, ayo makuru abanyuranye kandi ni amakosa. Amafaranga umuntu atanga mu gusaba cash power n'ayifatabuguzi ntabwo ari ikiguzi cya cash power. Ngayo nguko rero amakuru y'ikigo cy'igihugu cy'ingufu REG ku bijyanye na cash power. Twajyaga twibaza byinshi, ese ni yande? Ese niba bayimpaye nkayibaruzaho si yanjye? Niyo wimutse nabwo ugomba kuyisubiza. Murakoze cyane.